Bibiliya iravuga ngo nuko irema imuremera umufasha umukwiriye, ariko hakurikiye iki? Havuze ngo ntago ari byiza. Ni ukuvuga ngo uyu muryango ntiwaba umuryango udafite ibyujuje umuryango nyine. Ibyujuje umuryango rero haje kuzamo ubutatu bwa Yamana, ntabwo iratakaza umwimerere wayo. Niyo mpamvu haboneka umugore, umugabo, hakaboneka umugore, nyuma yongeraho irindi jambo iravuga ngo bamaze kuba babiri. Ibona yuko ubutatu butaruzura, irongera iravuga ngo nuko nimubyare mwororoke. Haleluya. Aha niho nkomoko y'umuryango nyirizina. Imana aha yari imaze kuzuza ubutatu bwayo. Aha nukurikira ijambo byose, uretse kurokora igihe cy'umwuzure abantu bapfaga, igasagura bongera kurema iburasirazuba, ahashyira itsinda ry'uburinzi kurinda aho wa muntu ari. Haleluya. Iburengerazuba nuko hari naho yazengurukije n'imigezi. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Imana ihereza umugisha igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'abakiyoboye. Imana ibahereza umugisha cyane. Hanyuma rero reka ne kujya kure, dufite inshuti hirya no hino badukurikira mu gihugu cy'i Bugande. Twahakoze ivugabutumwa, tuhafite inshuti. Imana ibaha umugisha kandi nabo tubahaye ikaze kuko benshi baradukurikira cyane. Muri Tanzania hari inshuti zanjye ziriyo, ndetse nahakoze n'ivugabutumwa, mfite inshuti nyinshi. N'itorero nyoboye ubwaryo cyangwa nshumbye cyangwa mpagarariye rifite inkomoko hariya muri Tanzania. Ndasabye kugira ngo umubyeyi ahari hose, yaba umugore cyangwa umugabo, mu izina rya Yesu ubahereze ubwenge bwo gusobanukirwa inshingano nkuru bafite, ariyo yo kurera impano yawe wabahaye Mana, aribo bana. Mu izina rya Yesu uwari uhafite intege nke, ijambo rya riravuga ngo umubyeyi mwiza ngo atunganyiriza umwana inzira azacamo, ngo arinda asaza atayivuyemo. Mu izina rya Yesu hari umuco batwigishije. Kubwo igicamunsi cyiza cyangwa umugoroba mwiza, twongeye gusubira muri izi studio za televiziyo Izuba, dushima Imana kubwo ubuntu bwayo, kubwo umugisha wayo yaduhaye. Nk'uko bisanzwe, ni Revera Pasteur Karemera James, umushumba mukuru w'itorero rya DNPS Rwanda cyangwa mu Rwanda. Imana ibahereza umugisha. Ngira ngo mubonye ko dutangiranye n'abaririmbyi bakoresha indirimbo nziza yo mu Giswahili ivuga ngo inuka wewe, haguruka wowe, ni mu gihe cyawe. Haleluya. Dushimye Imana rero kubw'ubuntu bwayo, kubw'ubuntu bwayo kuri nge, kubw'abankurikiye. Munyemerere rero dutangire ikiganiro cyacu. Nk'uko mubimenyereye, murabizi ko ikiganiro cyitwa umuco n'umuryango, byo shingiro ryo kumenya Imana, mugezwaho nanjye Revera Pasteur Karemera James kuri televiziyo Izuba. Buri wa gatandatu nibwo ikiganiro gitambuka kuri ano masaha benshi barimo kumenyera, ya saa 11 n'igice kugeza saa 12 n'igice. Hanyuma rero munyemerere twakire abantu hirya no hino badukurikiye mu gihugu cy'u Rwanda, mu ntara enye nk'uko tubimenyereye, ndetse n'iya gatanu y'umujyi wa Kigali, n'iya gatandatu y'abari hanze y'igihugu, abo bita aba diaspora. Imana ibaha umugisha rero. Turashima Imana rero ku bw'ano masaha ko dusubiye muri studio nyine kugira ngo tugire ibyo tuganiraho byinshi byanzika bishingiye ku ijambo ry'Imana cyangwa ku butumwa bwiza nk'uko tububona mu byanditswe byera. Imana ibaha umugisha rero. Reka tubanze twiragize Imana mu gutangira iki kiganiro, hanyuma ibindi turabikomeza. Mana, nanone tuguhaye icyubahiro, tuguciriye bugufi kandi turagushima kuko uri Imana igira neza, uri Imana y'ibyiringiro, uri Imana y'amahoro. Waduhaye kuramuka ubwo twaherukaga hano ku wa gatandatu w'icyumweru gishize. Nyagasani Mwami Imana, twarashimye tugushimira ko waduhaye kongera gusubira muri iki kiganiro, kongera kuganiriza abantu bawe, kongera kubibutsa inshingano bafite nk'ababyeyi Nyagasani bagize umuryango cyangwa se nk'umuryango ugize itorero. Izina ryawe rihimbazwe rero ko twongeye kugaruka. Ndasabira buri urya wese udukurikiye kuri iyi televiziyo,
ndetse na ba bandi batabonye uko badukurikira ariko bafite ubundi buryo bazatureba no. Nyagasani ndasaba kugira ngo iri jambo, iki cyanditswe, iki kiganiro turi buvuge, icyo turi bukomozeho cyose kizabe icyo kubafasha no kububaka mu izina rya Yesu Kristo, aho bazaba babonye umwanya wo kukireba. Rero nyemerere nsengere abantu bose Nyagasani Mwami Imana baba baratakaje inshingano kugira ngo ubasubize mu nshingano, baba Nyagasani Mwami Imana badashobora gusobanukirwa iby'ubwami bwawe kugira ngo ubahereze gukurikira no gusobanukirwa iby'ubwami bwawe. Urakoze, icyubahiro n'ishimwe n'ibyawe. Dutangiye tugushima Nyagasani, n'ubundi turi bugushoje tusima. Icyubahiro n'ishimwe turabigushubije, dusabye twizeye ku bwa Yesu Kristo Umwami wacu. Amen, amen. Imana ibahe umugisha. Munyemerere nongere mbahereze ikaze nanatanga itangazo. Nomero za telefoni murazibona ziba ziriho, zo muduhamagaraho cyangwa se mukatwandikiraho ubutumwa bugufi. Tuba turi busigeze akanya ko kugira ngo dusome ubutumwa muba mwaduhaye, ibitekerezo, gushima cyangwa se no kugira umusanzu mwatanga ku migendekere myiza y'iki kiganiro. Imana ibahe umugisha. Rero iyo dutangiye gutya ntabwo twakira telefoni, ngira ngo abenshi murabimenyereye, kuko tuba turi busiga akanya ko kwitaba telefoni, ko gusoma ubutumwa bwiza. Ubu tuba dutangiye tubanza kuganira, kandi byongeye ko ntabwo watanga igitekerezo utari wumva ikiganiro nyine n'icyo na message yari irimo cyangwa ubutumwa bwari burimo. Kambasabe rero abahamagara muye muretse turi bubahereza akanya, gusa wakwandika ubutumwa bugufi kuri iyo nomero mubona kuri ekara yanyu, 0788 478389. Iboneka no kuri WhatsApp, ndetse hari n'uburyo bw'ikoranabuhanga buriho. Ibi biganiro mwongera kubikurikira ku murongo wacu wa Face Messenger TV, naho ibi biganiro biratambuka. Ku baba batagize amahirwe yo kukibona live gutya kugikurikira direct, tuba turi bugishyire kuri channel ya YouTube yacu yitwa Face Messenger TV. Uyisakinze kuri YouTube urayibona n'ibindi biganiro byatambutse. Imana ibahereze umugisha. Rero abadukurikiye tubahaye ikaze. Munyemerere nshimire abantu bakunze kudukurikira bakanahamagara bagatanga ibitekerezo byabo, baturutse cyane cyane mu ntara y'Iburengerazuba no mu majyaruguru. Benshi barahamagara, ndetse nabonye no mu majyepfo barazamutse. Iburasirazuba ho sinabona uko mbashimira, kuko ni naho mba ndi, niho nkorera ubutumwa. Mbonereho no kubabwira ko itorero nyoboye riri mu karere ka Kayonza, muri uriya murenge wa Rwinkwavu, niho twatangira ivugabutumwa rihindura abantu kuba abigishwa ba Yesu. Kandi nabyo tuzagira iki cyo kubiganiraho, kuko niyo nshingano nkuru, niryo tegeko Yesu Kristo yadusigiye ajya kudukurwaho. Haleluya. Kuko niho yasize ijambo rivuga ngo mugende mu mahanga yose muhindura abantu kuba abigishwa. Abamaze guhinduka babatizwe, hanyuma babatizwe basigare bigishwa, mubigishe byose ibyo nababwiye. Haleluya. Aho rero niho abantu benshi, niho abavugabutumwa benshi rimwe na rimwe usanga basa naho basigazaho gato, kandi niko kurangiza inshingano nkuru Yesu yadusigiye. Iyo niyo nshingano nkuru. Wewe wa mupasiteri unkurikiye, wewe wa muvugabutumwa unkurikiye, yewe wa mudiyakono unkurikiye kuri televiziyo, n'abandi bose abari mu muhamagaro n'abazaba bawurimejo. Haleluya. Niyo nshingano nkuru, nuko tujyana ubutumwa bwiza kuri benshi. Noneho rero twagiriwe n'ubuntu, tugira igihugu cyiza. Nkunda kuvugaho cyane, kuko ntabwo navuga amagambo 10 ntaravuga ku gihugu cyanjye, kuko nezezwa nacyo, numva ari sweet kuri ngewe, nkishimiye cyane, kuko hari ibintu nka 4 nshobora kuvugaho. Icya mbere, kugira ngo nshobore kuvuga kuri televiziyo bikundi, hari imbaraga z'igihugu ziba zirimo kugira ngo ikoranabuhanga rizamuke. Ntabwo ibi bitangazamakuru ubwabyo byabyishoboza hatarimo imbaraga z'igihugu z'ubuyobozi bwiza, kuzamura uburyo bw'ikoranabuhanga. Mu by'ukuri abanyarwanda ngira ngo ntabwo nibuka neza ikigereranyo, ariko byibuze bari hejuru ya 80% bashobora gukurikira imbuga nkoranyambaga
hirya no hino mu gihugu. Bivuze ngo network, uburyo bw'ikorana, uburyo bwa network nyine iri henshi cyane. Iyo bigeze aha rero nibuka yuko leta ubwayo hari ikiguzi, hari amafaranga ishyiramo kugira ngo iri koranabuhanga ryorohere buri munyarwanda aryiyumvemo, n'uwo muri cya cyaro twita dukunda gukoresha ngo cyamperera handi cy'inyuma. Haleluya! Uko amashanyarazi ahagera niko connection, internet, ibintu byose byubakwa. So sweet, igihugu cyanjye ndagikunda cyane, kandi Imana irushaho kubahereza umugisha uko bagambirira ibyiza ku bantu bayo, kuko abayobozi bacu ni abayobozi bacu, ni abavandimwe bacu, ni nkatwe, ni abantu nkatwe, kandi bose bubaha Imana. Ni nayo mpamvu bashyira mu bikorwa cyane uko Imana ibishaka. Haleluya! Aho rero mvuga gutyo, mvuze kuri internet, mvuze ku ikoranabuhanga, mvuze ku byiza nk'ibyo, kuba hari amateleviziyo menshi hari, ariko ntago ndakomoza kugira umutekano wo kuza mu nzira neza, nkaza ngatanga ikiganiro, byaba nijoro nkataha neza. Security ni full, umutekano uruzuye. Haleluya! Iyo ngeze ku mutekano rero nibuka yuko hari abantu batabiha agaciro cyangwa se ntibabishyireho n'umwanya cyane. Iyo bigeze aha nshima Imana kandi nkasabira cyane bariya abantu bawushinzwe. Haleluya! Bawubungabunga ku manywa na nijoro, kuko iyo tugiye mu byanditswe turi bunaganireho hano, dusanga kuremwa kwa mbere k'umuntu twita Adamu ndetse n'abamukomotseho ba Eva n'abana bose harabanje kubaho uburinzi. Kuko Bibiliya irambwira ngo Imana imaze kurema Adamu iramuterura, iragenda imushyira mu ngobyi, imushyira mu gihugu, kavuge mu gihugu, imwubakiye igihugu. Haleluya! Iyo turebye iyi ngobyi, iyo bita ingobyi cyangwa se uyu mwanya yamushyizemo, Bibiliya hepfo y'ukomeza ukayisomera avuga ngo nuko ngo cya gihugu cyangwa wamurwa yari imaze gushyira muri ya muntu. Haleluya! Ngo irangije ngo iwuzengurutsaho uburinzi. Uburinzi ni umutekano urimo kuvuga uyu munsi wa none. Uburinzi ni ukwishyira ukizana, ngo Imana yashyizeho abarwanyi. Abakerubi ni abantu batojwe n'indwanyi, kamvuge ko ari izo ndwanyi za nyuma wenda mu rwego rw'ijuru. Muri bumbabarire, kuko iyo umuntu adafashe umwanya ngo abisobanure neza, ubyumvishe gutya ntabwo aba yumva icyo mvuze. Ariko abakerubi ni abamarayika basumbye abamarayika batojwe kurwana nyine. Ngo iburasirazuba ahashyira itsinda ry'uburinzi kurinda aho wa muntu ari. Haleluya! Iburengerazuba nuko hari naho yazengurukije n'imigezi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Imana ihereza umugisha igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'abakiyoboye. Imana ibahereza umugisha cyane. Hanyuma rero reka ne kujya kure, dufite inshuti hirya no hino badukurikira mu gihugu cy'i Bugande. Twahakoze ivugabutumwa, tuhafite inshuti. Imana ibaha umugisha kandi nabo tubahaye ikaze, kuko benshi baradukurikira cyane. Muri Tanzania hari inshuti zanjye ziriyo, ndetse nahakoze n'ivugabutumwa, mfite inshuti nyinshi. N'itorero nyoboye ubwaryo cyangwa nshumbye cyangwa mpagarariye rifite inkomoko hariya muri Tanzania. Ubu ndabizi ko hari benshi badukurikiye. Imana ibahereza umugisha. Nkunda gukoresha igiswahili mu kubakira, mujye munyihanganira, ncishemo ako gatoya ko kugira ngo mbiyegereze, nubwo baba bari bubikurikire mu bundi buryo ibiganiro bakumva icyo navugaga. Ariko Imana ibaha umugisha. Nk'iriya korali imaze gutambuka, ngira ngo ku banyarwanda benshi barayibonye ubwo yazaga hano mu giterane twari dufite umwaka ushize, haba mu mujyi wa Kigali hariya yarahakoreye, haheririmbira imbere ya Beka, haba iburasirazuba nyine aho igiterane cyari bubere, haba hano hepfo ku Kinamba. Barayikunze cyane, ni korali nini cyane. Nabo Imana ibaha umugisha. Napenda nishukuru Mungu kuhusu kwaya habari njema kutoka Katesh DNPC, kwa Askofu Karoli, kina kanisa yote na wasalimia. Nasema Mungu awabariki sana kwa kuwa mlitubariki ile siku ya kuja Rwanda, mlitubariki. Hata mimi mwenyewe kanisa nchi yetu ya Rwanda tulibarikiwa kutokana na maombi yenu na vile ambaye mnafikiria kuhusu nchi yetu ya Rwanda, kuhusu kanisa ya Rwanda, kuhusu wa Rwanda wenyewe na wale ambaye mliangalia. Hamjasimamisha pesa mnatoa maombi, ibada
tofauti au mbalimbali mlifanya ili injili ya Mungu ikaendelee mbele. Kwa hiyo nawabarika, napenda niwabariki sana kutokana maaskofu kina Askofu Matayo katibu mkuu, askofu mkuu wa DNPC, Askofu Karoli, wachungaji wote, reverends wote, napenda niwabariki. Mungu awabariki sana. Munyemere rero nsubire mu rurimi rwacu rw'u Rwanda. Banyarwanda, ba Kristo, inshuti zanjye, bene data, bashiki banjye, mwiyumve mikaze kugira ngo tuganire. Ufite igitekerezo cyiza cyubaka umuco n'umuryango, nicyo kiganiro nshatse kugira ngo subireho gato, nubwo tutari twacinjiramo nyirizina, ariko hari aho twari twageze mu biganiro bitambutse. Abadukurikira ku social medias, hari nababwiye ko nza hano, hari ikindi gitangazamakuru nakoreragaho ibyo biganiro, birahari rero kuri YouTube yacu ya Face Messenger TV, mwajyaho mukabikurikira. So ikiganiro kiravuga ngo umuco n'umuryango nibyo shingiro ryo kumenya Imana. Haleluya. Iyo tuvuze umuco ni ikintu kigari, dushobora kuvuga imyaka n'indi myaka, kuko uhereye ku batubanjirije, abasaza bakuru cyane cyane, haba mu myemerere cyangwa se mu buryo busanzwe bwa muntu, mu bitekerezo, mu bumenyi, muki, nta wigize asoza ikintu bita umuco. Kuvugaho hari ababisobanura neza, hari n'abagira uruhare runini mu kugaragaza ibigize umuco w'u Rwanda. Haleluya. Imana ibaho umugisha cyane, natwe twakomerejeho, ejo hari n'abandi bazakomerezaho, kuko umuco ni ubuzima. Haleluya. Ni ubuzima wisangamo, ni ubuzima uvukiramo. Ubwo rero ni ukuvuga ngo kurekeraho kuvuga umuco cyangwa se kugera aho wasoreza kuvuga umuco ni nk'aho ubuzima bwaba burangiye nyine. Ubwo nimfa hari undi uzaba uhari nawe akomerezeho. Haleluya. Kugeza kuri wa munsi, kuko Imana igaragara mu bumana bwayo. Iyo bavuga ngo ubutatu butagatifu, niyo ubwayo na kamere yayo, wa muco nyine. Haleluya. Ikabayo n'imbaraga zayo. Kugora ibyo n'indi nyigisho, none ikaba nayo mu buryo bwa roho. Haleluya. Nibwo butatu bwayo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Iyo ngiye kubivugaho cyane nifashisha igiceri, nubwo cyaba igiceri cy'ijana. Hari aluminium, hari uburyo, hari bikoze iki giceri nyine, icyuma gikoze cyangwa se aluminium ikoze kiriya giceri. Haleluya. Noneho hakaba uruhande rumwe rw'igiceri ruriho agaciro k'igiceri, ni 100, ni 50, ni iki. Noneho hakaba urundi ruhande ruriho ikirango cyangwa ikirangantego. Haleluya. Ibyo bitatu nibyo bigize icyo giceri. Ni ukuvuga ngo karite gikozemo ubwayo igaragaza agaciro k'icyo giceri. Noneho hakabaho umubare ugaragaza nyine ngo ni 100 ryagura iki, nabyo ubwabyo ni ka gaciro. Noneho hakazaho ikirango, noneho kiri bugaragaze ngo iki giceri ni icyahe, ni icy'u Rwanda, ni ikigande, ni icyo muri Tanzania se, ni iki. Ibyo ni ibigize igiceri. So rero nkunda kugereranya ntanze ubwo rugero, kuko aluminium iriya yigize nyine ko ari amafaranga y'icyuma, atari urupapuro. Ibyo niyo Mana, kanyite Imana. Agaciro k'iki giceri rero ukamenyera ku mubare uriho, ni 100 cyangwa se ni 50 cyangwa ni 500, kuko hari bafite ibya 200 n'ibya 500. Mu Rwanda twe turacyari ku giceri cy'ijana gusubiza hasi. Iki nicyo kigaragaza agaciro k'iki giceri n'icyavamo. Noneho rero bikongera bikagaragaza nanone igihugu bwacyo kiri buvuge karite cyangwa se ubushobozi bwa ya mafaranga y'icyo gihugu. Nusanga handitseho u Rwanda cyangwa se ikirango cy'u Rwanda, iki giceri ari 100, uri bumenye ngo mu magande arabaraye. Haleluya. Uri bumenye ngo ni amafaranga, ntago ari amashiringi. Mu Mana rero, mu Mana bwayo nuko ubushobozi bwayo, urumva, ni indangagaciro zayo, ni cyo cya gihugu nyine twavugaga, cya kirango cy'igihugu. Haleluya. So rero ndashaka kugira ngo nsubire kuri uyu muco n'umuryango. Umuryango ni igikorwa
ni umurongo imana yashyizeho iremye umuntu nyuma yo kurema umuntu. Haleluya. Kuko uyu muntu atararemwa ntago hagaragaraga nyine uburyo bw'umuryango, ariko imaze kurema umuntu nk'uko Bibiliya bivuga, turi buharebe cyangwa se twifashishe abenshi marahumva ngo iravuga ngo tureme umuntu ase natwe. Aha rero niho hagiye kuvuka umuryango noneho, kuko hari abarema, hari ikiremwa. Ibi ni byihuza, nibyo bibyara iki? Umuryango. Haleluya. Ibi turi bubizane turebe uyu muryango umaze kuba hamaze kuremwa uyu muntu cyangwa se inkomoko y'umuryango. Nuko Imana ukomeje mu itangiriro, ni isezerano rya kera, hepfo baravuga ngo nuko Imana imaze kurema wa muntu yitwa Adamu, sibyo? Hepfo iravuga ngo ibona yuko atari byiza kuba wenyine. Haleluya. Iyi nyigisho abankurikiye ubushize nari mfite umwanya wo kuyisesengura cyangwa se kuyisubiramo, nubwo ari inyigisho nkuru, n'uno munsi nyisubiyemo wakumva ari nshya. Haleluya. Irema umufasha. Bibiliya iravuga ngo nuko irema imuremera umufasha umukwiriye. Ariko hakurikiye iki? Havuga ngo ntago ari byiza. Ni ukuvuga ngo uyu muryango ntiwaba umuryango udafite ibyujuje umuryango nyine. Ibyujuje umuryango rero haje kuzamo ubutatu bwa Yamana, ntabwo iratakaza umwimerere wayo. Niyo mpamvu haboneka umugore, umugabo, hakaboneka umugore, nyuma yongeraho irindi jambo iravuga ngo bamaze kuba babiri. Ibona yuko ubutatu butaruzura, irongera iravuga ngo nuko nimubyare mwororoke. Haleluya. Aha niho nkomoko y'umuryango nyirizina. Imana aha yari imaze kuzuza ubutatu bwayo. Aha nukurikira ijambo byose uretse kurokora igihe cy'umwuzure abantu bapfaga, igasagura bongera kurema kubaho kw'abantu, ariko ntabwo Imana yongeye kurema. Ariko hari yari igikoresha ijambo ryayo. Haleluya. Aho yaremye umuntu ngo ase nayo sorry, ikabona ko uyu muntu atujuje ubumana bwayo, noneho ikavuga iti si byiza ko aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiye. Nuko kubw'urukundo, kubw'umugambi wayo, kudatezuka ku ntego zayo, Bibiliya irambwira ngo kuko yamukundaga cyane, ubwo ni Adamu waremwe. Muri bunyihanganire, ni ibihe by'inkorora, turi mu bihe bigoranye, munambabarire nihanganishe abantu bose bahuye n'ingaruka z'ibiza, imyuzure n'imvura. Hari abatakaje ubuzima, Imana ibakire mu bayo, kandi imiryango yasigaye Imana ikomeze. Ni navuga ko ari ku isi yose, kuko nabonye ari henshi cyane muri ibi bihe bigoranye. Imana ibafashe, kuko nabo bagiye tukibakunze kandi bari bagikeneye nabo kubaho, ariko igihe nyine cyabaye icyo. So rero abasigaye turabihanganishije, Imana ibaha umugisha. Aha niho navugaga ngo kuko yakunze uwo muntu cyane. Haleluya. Umuntu uwo ari we wese wiyumva ko ari umuntu, yumve yuko Imana imufitiye urukundo rurenze. Ariko ibaze aho Imana igeraho ivuga ngo isinziriza uyu muntu nimukuramo undi muntu, nk'uko Bibiliya ivuga ngo nukifata urubavu rumukuramo. Hari akantu urashatse kwitsa ukavuga ngo kuko Imana yari ikunze uyu muntu imufite. Ariko reba, ufite umwana wawe, dufate urugero, nubwo nari nifuje ko turi buganire ku mwana, kuko niho twari tugeze. Twari twavuye ku mugabo, twavuye ku mugore, tugeze ku mwana mu gusobanura uyu muryango. Ariko nashoboye nusubiraho inyuma gato, kuko hari benshi wenda batagize amahirwe yo gukurikira iki kiganiro. Bibiliya irambwira ngo nuko isinziriza wa mugabo cyangwa wa muntu ubuticura. Haleluya. Yanga kumubabaza, iramurengera. Urumva, sinzi impamvu abantu bakeneye kubabaza abandi, kandi Imana hariya ubwayo yari yamaze kuduha ishusho. Haleluya. Yuko mu bumana bwayo, kubera yishimiye umuntu, ni nayo mpamvu ibyanditswe byinshi bivuga ngo ese ninde wo muri mwe, ubwo mba ntatarutse mwihangane, ngo umwana we yasaba umutsima akamuha ibuye.
ubwo birasa n'ibigaruka ku bantu batekereza ibibi ku bandi kandi bakanabigeraho cyangwa se bagashaka ko babisohoza. Haleluya. Ngo Imana kuko yari ikunze uyu muntu ngo imusinziriza ubiticura nuko imukura mu rubavu rumwe, ngo ifata wa mwanya ikuye mu rubavu ihasibanganyisha inyama. Haleluya. Si umuremyi se, iramurema. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. None ngo ifata rwa rubavu cyangwa rya gufwa iraritunganya irikuramo undi muntu ari we mugore. Ahangaha turacyabona ko Imana ikirimo kurema. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Irangije ngo wa muntu ikangura wa muntu imushyikiriza umugore wayo. Haleluya. None akandi kantu karyoshye cyane ngo wa muntu akimara kubona undi wamukuwemo, urumva ko imbabazi zirahari. Ibi nibyo dukangurirwa kubabo. Umuntu mugenzi wawe ababara nkawe, ava amaraso nkawe, yishima nkawe, ariko ukicara ukamugambiriraho ikibi, uba urimo kukigambirira ku Mana. Burya uyu muntu ngo arangije mu kanwa ke nawe aravuga ngo ndishimye cyane. Haleluya. Ngo kuko mbonye ngo umuntu unejeje. Urumva arunga mu ry'Imana. Urumva turanejeje, turemetse mu buryo butangaje. Niyo mpamvu tutari inyamaswa. Imana imuha umugisha perezida wacu. Hari ikiganiro yatanze njya nkunda gukurikira buri gihe nshatse kwiga, ndagenda nkakifungura nkakirebaho cyane. Niyo mpamvu dutandukanye n'inyamaswa. Haleluya. Aho niho ndi bwikirize hadutandukanya n'inyamaswa. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ngo umuntu aravuga ngo ese nakara ko mu mara yanjye, nakagufwa ko mu magufwa yanjye, ngo niyo mpamvu uzanezeza. Ngo anezezwa n'icyo. Haleluya. Imana nayo ishingiye ku munezero w'uyu muntu iravuga iti hari iki kibura. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uyu mugore we azatura umunezero we ryari. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ababyeyi ngira ngo iyo tugezaho bahita bumva umunezero wawo, inkomoko yabo ni iyihe. Ngo Imana iravuga ngo aba bantu noneho kuko ari beza, reka bagire inkomoko ihoraho. Uwo ni we wa muryango rero, niho waremewe umuryango. Yesu nashimwe cyane. Aho umuco n'umuryango rero bihurirana nuko Imana itigeze itakaza kamere yayo, yayishyize muri wa muntu. Umuntu ayishyira mu mugore, umugore ayishyira mu mwana. Haleluya. So uyu ni umuco iyo tuvuga umuco ntabwo tuvuga wenda ibyo kwirarira n'iki. Umuco muntu cyangwa w'ikiremwa muntu. Nitushaka tuze gukuramo uwo turi buganireho, umuco w'u Rwanda cyangwa se umuco w'Abanyarwanda cyangwa umuco w'Abakristo cyangwa umuco w'abaririmbyi cyangwa umuco w'abapasiteri w'abashumba cyangwa umuco w'abavugabutumwa cyangwa urumva ni ibintu byinshi cyane. Ariko mpesha umugisha buri muntu wese wumva ahagurukiye kongera gusigasira. Aho ndi buhatambuke ko nasubiye inyuma cyane. Gusigasira uyu muco, uyu muryango, kuko uyu muryango iyo utaza kugira wa muco w'Ubumana. Haleluya. Ntabwo uyu munezero uturuka ku Mana ukagera ku mugabo, ukagera kuri uyu mugore, umugore akabyara umwana, umwana akishimira ababyeyi be, bikaba famiye, bikongera bikaba ikintu kimwe, bikongera bikaba ryajamo ngo ubutatu. Haleluya. Imana ibaho umugisha cyane. Hanyuma rero uko nari nababwiye ngo nari ngeze ku rwego rw'uko tuganira ku mwana, ariko kuko ntanzitse mereye ku mwana, umwana avuze iki mu muryango? Ese umwana ahuzwa gute n'umuco w'uyu muryango? Hari umuryango wavutsemo, hari umuryango navutsemo. Iyo tugiye muri ya miryango mito y'abantu, haleluya, njye mvuka muri uyu muryango, uyavuka muri uyu muryango, ariko twese tukongera tukagira union, umuryango nyarwanda twese duhuriramo, tukongera tukaza kugira undi noneho uri hejuru, duhuriyemo noneho nk'abantu. Yewe hari n'uw'Abanyafurika, kuko imico y'abera n'abirabura ubona hagiye habamo itandukanye bitewe n'aho yavukiye, aho yakuriye, ibyo yakuriyemo n'ibindi. Ngira ngo iyo tugiye ku iterambere ubona ko abera hari ukuntu bari imbere bitewe n'aho bari. Yesu nashimwe cyane. So
aha rero ndavuga iki, umwana n'urwo rwego nari ngezeho, nk'uko mu kuremwa k'umuco ni nk'aho ari rwo rwego rwa nyuma Imana yashorejeho imirimo yayo, ibiremye uruganda ruhoraho. Yesu nashimwe cyane, ihereza abantu kubyara no kororoka ngo mwuzure isi. Yesu nashimwe cyane. Kubankurikiye rero nifuje ko twitsa ku kintu bita umwana. Bibiliya imbwira ko ngo ni inkomoko y'Imana. Hari ukuntu ijambo ry'ikinyarwanda rivugikamo ngo ni umwandu uturuka ku Mana, ni umugisha uturuka ku Mana. Haleluya. Ni impano ituruka ku Mana, ni ikiremwa cy'Imana. Ariko Yesu we yabigeze haratinda aravuga ngo mubareke basange, kuko ngo yari arakajwe cyane mu Baroma, Roman. Yesu ashimwe cyane ngo mubareke basange, ngo kuko abameze nk'abo, hari ijambo dukoresha ngo bucura. Yesu nashimwe cyane. Bucura, uriya ni we bucura bw'Imana, ni ntakomwa, ni ntayegayezwa. Niyo mpamvu umugore n'umugabo bafite inshingano isumba izindi yo kurera no kuyobora uyu mwana kugira ngo bashimwe n'Imana, first of all. Kabiri, banezererwe mu mutima wabo. Yesu nashimwe cyane. Ngira ngo twese turabizi yuko iyo ureze nabi upfana umubabaro nk'umubyeyi, none nimba ubabara nk'umubyeyi. Haleluya. Imana yo yaguhaye inshingano zo kwakira uyu mwana nk'umugisha no kumurera, ikaguha ubwenge. Yo ibabaye bimeze gute? Kuko urumva yanejejwe no kubaho k'uyu mwana. Haleluya. Kuko iyo umubyeyi yabyaye, za mpundu ubona tukoresha mu bumuntu bwacu, mu ijuru ngo impundu ziravuga, ntabwo ari nk'izacu. Haleluya. Inama iraterana, bagafungura igitabo cy'ubuzima bwe, bagatangira kwandika umunezero uyu mwana azanye mu muryango. Haleluya. Bakareba ibyo azakora. Yesu nashimwe cyane. Barangiza bakongerera inshingano umubyeyi zo kubeshaho uyu mwana. Wa mubyeyi we, wa mugabo we, wa mugore we, mwa babyeyi mwe bahawe umugisha n'Imana wo kubyara, murere nk'abarerera Imana. Haleluya. Murere nk'abarerera igihugu, murere nk'abasigasira wa munezero Imana yadushyizemo, yaturemanye. Ko nurera neza usaza unezerewe. Hari imvugo njya nkunda kumva, ariko ntabwo nagiriwe ubuntu, Imana ibaha umugisha, ntabwo nagiriwe ubuntu bwo kuzikoresha cyane, nubwo nabanye n'aba bahungu bacu urubyiruko cyangwa abasitari, ariko sinagiriwe ubuntu cyane bwo gukoresha izo mvugo. Hariho rero imvugo nayo ishatse kwisa ivuga ngo nguri yashaje nk'usaziye mu bana batarabi. Kigaragara nk'igitutsi nyine. Iyo umuntu mukuru ari mu rubyiruko mu mirimo itandukanye, ukabona ntahawe agaciro, nyine bavuga ko ngo ashaje nk'usaziye mu bana batarabi. Bivuze ngo usaziye mu bana bawe usaza neza, usezana umunezero. Yesu nashimwe cyane. Rero ufite inshingano, mfite inshingano, n'undi wese afite inshingano. Wowe unyumva ufite inshingano nkuru wahawe n'Imana ku nkomoko cyangwa se ku mwana cyangwa ku mugisha Imana yaguhaye wo kubyara no kurera. Muze kunyemerera, igihe kirimo kiragenda, nifashisha ibyanditswe n'ikiganiro kigari, tuzabisesengura rimwe na rimwe, tugende tunasubiramo ibyatambutse, kuko nitutamenya inkomoko aho umubyeyi gabo n'umugore n'uyu mwana isano yabo, Yesu nashimwe cyane, ishingiye ku muco. Kuko umuco niwo uremye umuryango, umuco niwo uvukamo umuryango. Kuko imiryango tubona hano hanze tuyidefinisa cyangwa se tuyibarira ku muco uyiranga. Umuryango w'ibunaka bagira umuco, uyu nguyu ashobora kuba avuka muri uyu muryango, n'ibindi byinshi ikinyarwanda benshi barakizi. Zingero tuba dutanga, tuba dushingiye ku muco, ku burere uriya mwana afite. Uriya muryango bagira imico myiza, n'umuntu wavayo tukabara imibare, icyumumaro we n'ibindi byose. So rero ibi bintu ntago twabigeraho tutarebye ngo njyewe umugabo nsabwa iki n'Imana.
kugira ngo umuryango ubeho. Ese Imana imaze kundema yandemeye iki? Yandemeye umubabaro cyangwa ni umunezero? Ngo yarishimye imaze kunezererwa, yavuga ngo kuki yabaho wenyine, indemera uwo kumfasha kubaho. Imana ibaha umugisha cyane. Ababikora neza muri mu mugambi w'Imana, Imana ibaha umugisha. Ubwo ndavuga bababyeyi, baba mama, babagore bacu, bababyeyi bacu, babashiki bacu. Haleluya. Nzanakisaho cyane ningera ku cyiciro cyo kuremwa k'uyu mugore n'umumaro cyangwa se umusanzu yarazanye muri uyu muryango wari urimo kuremwa. Haleluya. Ariko Imana ibaho umugisha cyane kuko bafite igisobanuro kinini tudashobora kuvuga nacyo ngo tukisoze, kuko niyo definisiyo y'umuryango. Ubundi nirwo ruganda Imana yaremye kujya rusohora produit ihoraho y'umuntu cyangwa se y'umuryango. Mu mvugo zacu ku basaza bo hambere twagira ubuntu bwo kuganira nabo, ubundi wareberaga uburere bw'umwana cyane kuri mama we. Imvugo zirahari, ntabwo arizo naje kwamamaza kuri televiziyo, turimo turaganira ku ijambo ry'Imana. Hanyuma rero nifuje ko dusomaho gato umurongo umwe, duhereye ku cyo nashaka kuvugaho cy'abana, wenda ari nacyo tuzaheraho ubushize. Ubu byari nko kubateguza, kubagaragariza ko hari ikiganiro cyatambutse ku kuremwa k'umugabo, hari ikiganiro cyatambutse ku kuremwa k'umugore, noneho ikiganiro cyo kuremwa k'umwana nacyo twari twagitambukije, ariko tukiri ku mumaro. Uyu mwana yari avukiye iki? Kuki yari aje muri uyu muryango? Ese hari icyaburaga? Twasobanuraga ko umwana ari we wari umwuzuro w'umuryango, niyo wuzuzaga ubutatu. Yesu nashimwe cyane. Nituvuga ubutatu bw'Imana bugaragarira no ku muryango nyine, famiye. Ngira ngo abenshi tuvuga ngo umuryango wa Gikristo. Imana ibahereza umugisha. Abadutekereza bakunda gutekereza ngo ni umuryango ushingiye ku myemerere. Ni definisiyo y'Ikinyarwanda, kandi Imana ijya ibaha umugisha kuko badutekerereza neza cyane. Reka dusome icyanditswe kimwe ku byanditswe byinshi. Hari Matayo, mushobora kuza kuhisomera wenda, aho Kristo, nashatse gutaruka ngo njye mwiherezo kuko turi kuri bucura muri wa muryango. Haleluya. Abana Imana ibaha umugisha, ndabakunda, nkunda abana cyane. Ni nayo mpamvu nshaka kuzitsa ku bantu batabungabunga ko Imana ihereza umugisha igihugu cy'u Rwanda, cyane cyane ku bayobozi bacyo, bashingira ku ingamba zose zifatwa ziremereye zo kurengera umwana. Imana ibaho umugisha. Ni ikintu gikomeye. Umwana nicyo gihugu, umwana ni wo muryango. Haleluya. Twe tuba tugenda, ariko wa mwana aba ahari kugira ngo ya produit ikomeze ibeho, kandi tumubona tumukeneye. Hari imiryango itaragiriwe ubuntu bwo kubona uyu mwana kubera inyigisho imwe cyangwa iyindi Imana iba ikeneye kwigisha abantu bayo. Ibyo ntabwo twabiburanaho n'Imana, ko twakira uko Imana yagennye umuntu. So Imana ibaho umugisha. Reka turebe mu Mariko, igitabo cya Mariko, ibice byaho ni 10 ku murongo wa 13. Nubwo twasoma umurongo umwe gusa, umurongo wa 13 turavuga ngo bamuzanira abana bato ngo abakoreho, abigishwa barabacyaha. Ubwo bari bacyashye bababyeyi. Hari ababyeyi bafite umugambi mwiza, icyiza cyose, inkomoko y'icyiza cyose, bakora igishoboka kugira ngo uyu mugisha ugere ku bana babo. None kubera ibyo Yesu yakoraga, n'impamvu ya Yesu kubaho ku isi, ngo ababyeyi bamuzanira abana. Abigishwa cyangwa se abafasha myumvire ba Yesu bagerageza gucyaha ba babyeyi, babigizayo. Yesu aba yababonye, aravuga ngo no. Hano ijambo riravuga ku murongo wa 14 ngo ariko Yesu abibonye ararakara, aranabacyaha, avuga ngo mureke abana bato baze bansange mbaheshe umugisha, kuko ngo mu bwami bw'Imana abameze nk'aba, haleluya, abo nibo bazahabwa ubwami bw'Imana. Hari agakuru keza nigize gukurikira, ibitabo ni byinshi, tuzaganira iki kiganiro. Reka nse n'ushorejeho hano gato mvuga ni hari udukuru twinshi dusobanura umuntu mwiza, umuntu mubi,
ese aba mubi byagenze bite. Ni ikiganiro nk'uko mwacyumvishije kizajya kibaho, tuziga byinshi kuko hari byinshi Imana yashyize muri nge, hari byinshi byuzuye muri iki gitabo nshaka gukuramo ngo mbishyire mu banyarwanda, mbishyire mu babyeyi, mbishyire mu bashumba. Umushumba ni umubyeyi w'ababyeyi. Haleluya. Reka twumve ngo afite inshingano, mu yandi magambo namwita sogokuru. Umushumba aho ari hose yumve ko ari nka sogokuru, kuko uyobora ababyeyi bafite abo bayoboye, bafite abana, bafite imiryango. Ukaba uri umubyeyi mukuru w'ababyeyi. Mu yandi magambo turi ababyeyi b'ababyeyi, noneho akaba ababyeyi b'abana. Ubwo tubishyize mu kinyarwanda se twaba turi ba sogokuru. Abashumba aho bari, iyi ni inyigisho bari hano, harimo byinshi byagufasha kwigisha ababyeyi kubeshaho abana n'abantu basohoza umugambi w'Imana yabashyiriyeho. Imana ibaha umugisha. Reka tutaza gutwara umwanya munini kuko igihe cyacu cyo gusoza kiregereje, ntabwo dufite umwanya munini, ariko uko Imana izadusoboza hari igihe kizagenda cyongerwa, kimwe namwe, kimwe no gukura kw'ikiganiro, kimwe no kumva umumaro w'iki kiganiro cyangwa se w'inyigisho. Haleluya. Hari abazashyigikira ikiganiro kirenze kuko tuba dufite byinshi cyane. Nk'iyi nyigisho y'abana sinyivuzeho kuko nashatse gusobanura imvo y'ikiganiro naho ikiganiro kigeze uno munsi wa none. Ku bari basigaye kugira ngo bafatire aha, nitubona umwanya hari igihe twasubizamo ibiganiro cyangwa se tugasubiramo ikiganiro, kuko nabijeje yuko nzajya ntumira inararibonye ku cyo bita umuco cyangwa umuryango, kuko hari ababihawe nk'impano kimwe nanjye. Haleluya. Ku myaka yanjye n'ibyo mfite hano ku bijyanye n'umuco n'umuryango, mu by'ukuri biri hejuru cyane. Kubera iki? Ko n'impano yanjye kurengera inyungu z'umuryango cyangwa se z'umwana cyangwa se z'umuco. Noneho hariho ababifitemo uburambe, babihawe nk'impano kandi babitinzemo kundusha. Niyo mpamvu nzatumira n'inararibonye kuri iki kiganiro, kuko ndabizi ko kizafasha benshi, kandi hari benshi bahamagara bashima. Imana ibaha umugisha. Mujye mutanga n'ibitekerezo. Unavuga uti mushumba muzitse kuri iki hanze hano, uburyo umuryango ubayeho, uburyo abantu twahangayitse, abana, imyigire, YouTube, ibintu byinshi cyane. Cyokora Imana ihereza umugisha abashumba bakomeye bavuga ari kijyana mu gihugu cyangwa se no ku isi, nabo barabihagurukiye. Spirit y'Imana yabajeho, barimo barareba uburyo umwana urimo kwangirika, kandi kwangirika k'uyu mwana niko kwangirika k'uyu muryango, niko gutakaza wa muco. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya mu migani haravuga ngo toza umwana wawe inzira nziza ukibishoboye, ukiriho, ngo azarinda asaza. Imana ihereza umugisha aba banditsi barabahanga, ngo azarinda asaza. Iyo nzira atarayivamo. Baradutoje ababyeyi bacu, Imana ibaha umugisha, kuko ni ubuhamya nzatanga. Navukiye mu gihugu cy'Ubugande. Yesu nashimwe cyane. Ubuhamya bushingiye ukuntu nakuze numva ko igihugu cyacu ari igihugu gitemba amata n'ubuki. Ntabwo twari tukizi. Yesu nashimwe cyane. Gitemba amata n'ubuki. Tukihagera inzira nyinshi tuzatangamo ubuhamya bugafasha n'abantu. Habayemo ijambo risa no kuvuga se nibyo ibyo ababyeyi batubwiraga nibi. Ariko ejo bundi nahoze nganira n'abantu mbabwira nti byarangoye kwakira amata n'ubuki ntabibona, ahubwo noneho nayo nabonaga nayatakaje. Haleluya. Ariko uyu munsi ndi mu buryohe, ngira ngo nicyo natangiye mvuga. Haleluya. Iyo mbonye mvugira ijambo rigakwira mu gihugu hose, bitasabye kwifashisha kurepeta ikigande, ikinyankore cyangwa iki, kavuga ururimi rumwe, intara 4, 5 n'iya 6 y'abadiaspora ishobora kunyumva, mbona ari ubuki. Haleluya. None iyo dushyizeho umutekano, uburyo igihugu giteye imbere mu ikoranabuhanga, uburyo tuvuga gutya bikemera, abana bato nibo bayobora ibi byuma. Yesu nashimwe. Nahoze mesha umugisha aba turi kumwe bayobora ibyuma, akestara, akagutunganya, agenda guha n'isura nziza cyane. Ubwo buhanga n'ubumenyi niyo yashyushye itemba mu Rwanda. Abantu bakeneye kunywaho, nakubwiye ko njya Tanzania, njya Kenya cyangwa se Bugande n'ahandi, ariko usanga banyote bavuga u Rwanda rukora iki kugira ngo rigere kuri ibi.
aha ngahita nsubiza amaso inyuma nkavuga nti babyeyi bacu Imana ibaha umugisha, kuko icyo mwatubwiye koko nicyo. Ururimi rumwe ndabyibuka, navukiye Nkore ariko ivugabutumwa nitangiye ngeze Bugande. Kugira ngo ujye kumva icyo Umugande arimo kuvuga byaratugoye cyane, kuko twakoze twiga mu Runyankore. None tugeze Bugande nababwiye ko n'ubuhamya nzabubasangiza, Imana ibaha umugisha, nzabubasangiza mu buryo bwinshi butandukanye. Tuzabona ako kanya, ariko akantu nari mvuzeho gato, nyigera Bugande twari mu muhanda tugenda n'abandi bana tuvuye kuririmba, twari tugiye kuririmba, none turi kumwe n'itsinda ry'abakobwa. Abakobwa duhuye n'Umugande umusaza, abakobwa barapfukama, nanjye ndapfukama. Kandi umuco wa hariya uvuga ko abakobwa aribo bapfukama, abahungu badapfukama. Tumaze gusuhuza, wa musaza atambutse bamurwa amenyo, ariko mba ndizi. Ariko mu Rwanda umuco ni umwe, ururimi ni rumwe, igihugu ni kimwe, icyo turya kiri hose mu gihugu. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Umutekano semu, umutekano ukoze Ngoma ni ukorwa Rusizi, ukozwe mu mujyi wa Kigali wenda kubera ibikorwa byinshi bihari ushobora kwiyongera umubare ukarenga w'abashinzwe umutekano, ariko n'umwe, abawukora ni bamwe. Urahura n'umuntu ku mutekano, nimba warugize ikibazo uramubwira mu rurimi, ntabwo uri bubanza kubaza ngo urakoresha uruhe rurimi. Icyongereza utazi ngo ujye kubaza, cyangwa ikirango, cyangwa igicori, cyangwa igikoromoge. Mwanyoye kuri ubwo buki, mwanyoye kuri ayo mata atemba ababyeyi batubwiraga. Imana ibaha umugisha. Hari abaruhutse, hari abakiriho, ariko turabasabira baruhukire mu gituza cy'Imana ku baruhutse, abakiriho kandi Imana ibakomereza ubuzima. Reka nse n'ushoreje hano, turebe nimba hari ubutumwa. Ngiye gusenga nsoza, igihe cyacu kirageze. Hari abantu bahamagaye cyane, ariko sore ntago najyaga kubitaba, kandi nkiri mu kiganiro. Aka niko kanya wahamagara, ni 0788 478 ushobora guhamagara kano kanya ko nsigaranye nk'umunota umwe cyangwa ibiri, hanyuma cyangwa se ukaza guhamagara nyuma navuye mu kiganiro, nimba ari ugushima Imana, nimba ari ubujyanama ku migendekere myiza y'ikiganiro, kuko umuco n'umuryango ni ikintu dusangiye twese. Ntabwo navuga ngo ni ubuhanga bw'uyu cyangwa bw'uyu bushobora kubaka, kuko icyo wita ubuswa bwa runaka nibwo buhanga kuri runaka, niho akura imbaraga zo kugira icyo arema cyabeshaho wa muryango cyangwa se cyabungabunga wa muco. Imana ibaha umugisha. Uyu yanditse, mwihanganire, reka nsome ubutumwa nka bubiri gusa. Mwiriwe neza mukozi w'Imana, nitwa Adeline, ndasaba ngo munsengere Imana kuko roho yanjye iraziritse, umutima wanjye uraboshywe, nifuzaga kubohoka nkareka kwinangira umutima. Imana ni kubohora mu izina rya Yesu. Uboshywe nande? Satana kuboha gute? Reka twitaba uyu nguyu, iminota yacu yagiye. Aro Izuba TV aragiye, nimba yabipaga wihangane, hano ntago tubipa, nyine urabanza ukitegura cyangwa se ugakoresha uburyo bwa message. Narimbwiye mwene data ngo Imana ikubohore, kuko ntago mu byo twize, mu byo twasomye kubaho k'umuntu ntago twigeze tubonaho umuntu yabohewe, ariko tuzahagera, kuko aho Satani yinjiriye umuryango ari nacyo uyu munsi turimo guhangana nacyo. Ikibi ne kuvuga Satani, ko nimvuga Satani murumva ikindi kintu, aho ikibi cyinjiriye kuri aba bantu. Twakwifashisha urugero rwa Gahini na Abeli, tuzagisobanuraho. So rero ndavuga ngo Imana ikubohore mu izina rya Yesu. Ntabwo dusaba kujya mu birere, ariko naho twahajya, kuko turasenga. Imana yaduhaye ubwo buntu bwo gusenga, ndetse ndanagusengera Imana iguha umugisha. Uyu nawe aravuga ati, mwiriwe, muze kuyisubiza mo ihonyimbo. Ubwo basabaga muri studio. Imana imuha umugisha. Umutekinisiye nibimukundira ashoje gusenga aze kuyisubizaho, barasaba ngo iriya ndirimbo ize gusubiraho. Ishobora kudasubiraho yose, ariko ntago habura agace gatoya gacaho. Reka twitabe umwe cyangwa babiri, igihe cyagiye. Aro, mwiriweho kuri Zuba TV. Uyu muntu ararangaye, wihangane, ubwo nta kundi. Iyo uhamagaye urimo uvugira ku bindi bikwegereye nka radio cyangwa niki, hano burimo kutwangiza pe. Uhamagara ufite content, ufite igitekerezo ugiye gutanga, kandi cyane cyane gihuye n'ikiganiro. Munyemerere rero nsigaze akanya ko gusabira abantu umugisha
kubageze ababifite ni benshi. Kwizera nakubonye, Imana iguha umugisha. Grace nakubonye, Imana iguha umugisha. N'abakibipa, Imana ibahereza umugisha. Ntabwo byakunda ko nguhamagara, ariko mvuye hano nsohotse byakunda. Rero ikiganiro nakagaruka buri wa gatandatu saa 11 n'igice kugeza saa 12 n'igice. Murabona ko amasaha yageze. Televiziyo ni Izuba TV, hanyuma ikiganiro n'umuco n'umuryango, byo shingiro ryo kumenya Imana. Umushumba ni Karemera James, itorero DNPs, dukorera Kayonza, ariko dufite n'ahandi dutangira amahugurwa. Aho ntuye hariya mu karere ka Bugesera, hani Gahanga, aho wampamagara uri nagufasha, ariko nirinda cyane gusengera ba bantu bo kuri telefone, kuko abantu benshi bakeneye guhugurwa, kugirwa inama. Uyu muntu uramugira inama kuyihe telefone, ko agahinda afite karakomoka. Ganira n'umuntu umufashe. Haleluya. Imana ibaho umugisha kubanyumva. Hari abantu barimo guhamagara ku minota ya nyuma, ngira ngo reka twumve uyu nguyu nimba ari kuri televiziyo. Mwiriwe. Uyu nawe turi bumwihorere, umuntu urangaye rwose, ababujije abandi amahirwe. Izuba TV, mwiriwe. Mwiriwe neza. Mwakwihutisha igitekerezo cyanyu cyangwa nimba ari icyifuzo, ariko mutubwiye muri he, muherereye he? Witwa nde? Nitwa Fisto. Icyifuzo nari mfite nuko ako kanya tuba tugiye mugiye gusenga, twari dufatanya gusengera ibyifuzo by'abantu bakora umurimo w'Imana, tugasengera abantu bakora umurimo w'Imana. Nanjye ndi muri abo ngabo. Rero icyo nifuzaga nuko twajya dusengera abantu bakorera umurimo w'Imana, natwe mukatwatiraho imbaraga n'amavuta yo mu gihugu cyo mu ijuru. Amen. Nicyo cyatuzanye, niyo mpamvu Imana iba yaduhaye n'ubu buntu. Kujya kuri televiziyo n'ubuntu bw'Imana, ntabwo ari ibya buri wese. Rero mwe dukeneye, ni nayo mpamvu mu gutangira no mu gusoza ari mwe twitaho. Imana iguha umugisha. Fisto, wari uvuze ko uherereye hehe? Imana ibaha umugisha. Rwamagana baradukurikira cyane. Nta kibazo, turabasengera muri rusange, kandi twifuza yuko ibyo dufite hari abo twabisigira ejo bakaba bakomeza umurimo w'Imana, kuko umurimo w'Imana ni mugari. Murakoze cyane. Munyemerere dusoreze hano, ntaza kujya telefone ko zitangiye kuba nyinshi. Reka twumve uyu wenda bari we wa nyuma. Izuba TV, mwiriwe. Halo. Mwatubwira twabakiriye, muri bande, muherereye he? Yego, wiriwe. Amakuru. Turaho. Watubwira igitekerezo cyawe, urinde, uherereye he? Nafanye kuri televiziyo. Yego. Ndagiraga mujye mufasha gusenga. Uri hehe, uherereye hehe, witwa nde? Njyewe ndi mu mujyi. Uri mu mujyi. Yego. Imana iguhereza umugisha, nubwo wenda utasobanuye neza icyifuzo, ariko no kugusengera muri rusange nk'abandi banyarwanda bose, cyangwa se nk'abemera ko Imana ikiza. Imana igukize kandi ikugirire neza. Imana irakiza rwose, kandi Imana icyifuzo mfite nuko Imana yambohora ikampa imbaraga, kuko hari igihe numva ntazi ukuntu mba meze, nacikagurika intege nke. Urakoze, Imana iguha umugisha, turagusengera. Yego. Urusengero rubahe? Rubi Kayonza Rwinkwavu, ariko urusengero ni Yesu, aho wamwemerera hose akugirira neza kandi akakuyobora aho akuyoboye naho ngaho. Ni ukuri. Yego. Murakoze cyane cyane, Imana ibahe umugisha. Imana iguha umugisha cyane. Ujye uzirikane cyane aho uzajya uvuga amahoro. Yego yego, Imana nibyumve, kuko niyo igira icyo ikora kandi ikagisohoza. Amen. Yego yego Francis, Imana iguha umugisha. Ariko nkaba mvuga mu karere ka Rusizi. Yego yego, reka twitabe n'abandi. Francis, Imana imuha umugisha. Halo, watanga igitekerezo cyawe vuba, iminota yagiye. Halo.
Yego mwiriwe. Mwiriwe. Urinde uherereye hehe? Yego. Zamura ijwi ntago tukumva pe. Yego. Yego ku Gisozi. Yego. Nanjye ndi umwadeperi. Narabatijwe. Yego. Ndashima Imana aho ngeze. Imana iguha umugisha cyane. Njyana Niyawani. Yego. Yego turakumva, soza. Abantu barimo guhamagara ari benshi, akanya ni gato. Nagira ngo nsore Imana izame ubwenge menya neza kwiga neza ariko kugira ngo kwiga kwawe bizakugirira umugisha. Imana iguhereze umugisha. Namaze kukumva igitekerezo cyawe, urakoze. Reka telefoni ni nyinshi ntabwo zitangiye kwisukiranya kandi umwanya watubanye mutoya, turaza muze kumpamagara maze gusohoka muri studio, nabwo telefoni ndaba nkiyitaba. Nagura Imana imahereze umugisha. Abahamagaye ni mwenshi, nabanditse batangiye kwandika ari benshi, ariko mwese turabasengera kuko icyifuzo ni ukubasengera. Kadusoreze kuri uyu nguyu, murakoze. Aro uyu muntu ararangaye cyane ngira ngo. Izuba TV mwiriwe. Mwiriwe neza. Tubwire urinde uherereye hehe? Herereye Gatore. Yego Gatore muri Ngoma. Yego. Imana iguha umugisha cyane. Wadukurikiye Gatore? Naramushyigikiye Gatore, nanjye mfite icyifuzo. Yego. Arwaye inzu naravuje ryarananiranye mu nsengero nteko ryakira. Imana niyo itanga amano, niyo yaremye mu ntoki eshanu zigize ikirenge, niritunganye mu izina rya Yesu kuko niyo ifite ububasha. Yego. Imana niguhira, Imana iguha umugisha. Urakoze, turagusengera. Reka twitabe n'abandi. Amina. Okay, narimbuze yuko twasoreza kuri aba. Telefoni ni nyinshi, ni ibisanzwe. Urabona ko abantu bamaze gukanguka, ikiganiro bakitabiriye. Imana ibahereze umugisha cyane. Mu nsengere, n'uyu nawe ni mu nsengere, n'uyu nawe ni mu nsengere. Imana impereze imbaraga, Imana iguha imbaraga mu izina rya Yesu. Uyu muntu yahamagaye cyane nubwo bamuvangiye. Aro mwiriwe. Reka dusoreze hano, reka nsenge tutaza gusoza tudasenze. Imana ibahereze umugisha kandi biteho cyane. Ubu nabibonye ko nza kujya nsiga byibuza nk'iminota 15 yo kubakira no kubumva. Reka dusengere abasabye ibyifuzo n'abandi bose batashoboye gukurikira nabo tudashoboye kwitaba. Muze kumpamagara, telefoni ni nyinshi, mumbabarire natwaye iminota y'abandi kandi Imana ibaha umugisha kuko banyihanganiye. Ntabwo ariko bigomba kugenda rwose, tujye twubahiriza igihe nk'abakozi b'Imana. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Imana data wa twese wo mu ijuru, ndagushimye kuko uri Imana nziza, uri Imana y'urukundo, waremye umuryango urawishimira, ukunejeje Nyagasani uwuhereza n'ibiwubeshaho bishingiye ku bwenge, ku bumenyi no gusobanukirwa. Ndasabye kugira ngo umubyeyi ahari hose, yaba umugore cyangwa umugabo, mu izina rya Yesu ubahereze ubwenge bwo gusobanukirwa inshingano nkuru bafite, ariyo yo kurera impano yawe wabahaye Mana, aribo bana. Mu izina rya Yesu wari uhafite intege nke, ijambo rya riravuga ngo umubyeyi mwiza ngo atunganyiriza umwana inzira azacamo ngo arinda asaza atayivuyemo. Mu izina rya Yesu hari umuco batwigishije, hari ukwiyubaha baduhaye. Ni nayo mpamvu tugeze kuri iyi myaka tugihamya kubaho kwa Kristo muri twe. Hari ibyo ababyeyi bacu batanze kugira ngo tubeho. Ibyo ndasabira buri mubyeyi umugisha wo kugira ubwenge, kuko ukimara kumuha umwana, Nyagasani ijambo rya rirambwira ngo umuhereza n'ubwenge n'ubushobozi bwo kumubeshaho.
urakoze nyagasani kubw'iki kiganiro, urakoze kubw'abadukurikiye, urakoze kubw'abahamagaye n'abanditse bose basabye kugira ngo tubasengere, abakeneye guhagarara neza. Hari uwasabye ngo umuhereze ubwenge, waramuremye umuhereza kwiga, kandi kwiga niryo vomo ry'ubwenge n'ubumenyi. Mu izina rya Yesu, adafite ubwenge ntiyajya gushaka ubumenyi. Impamvu yagiye gushaka ubumenyi ni uko afite ubwenge, ahubwo musobanurire, umuhereze kumenya neza ubu bwenge bwe n'uburyo yabukoresha. Mu izina rya Yesu, umuhe umugisha, umuhereze gutsinda mu byo akora, umuhereze kunesha mu ntambara arwana nayo. Mu izina rya Yesu, mu buzima urengere uyu mubyeyi wo mu Kiyovu n'abandi bose n'uwagatore, ubagirire neza. Ruriya runo ndavuze ngo mu izina rya Yesu, ukuboko kwawe kw'iburyo gufite gukiza no gukiranuka ukurambureho, azongere aze ashima. Urakoze rero, nsabiye umugisha abadukurikiye bari hirya no hino, abatabonye uko batanga ibitekerezo, ndetse n'abazunguka iri jambo mu buryo bwo gukurikira iki kiganiro ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino, nabo uzabaho umugisha mwami. Nsabiye umugisha abakozi b'iyi televiziyo, nsabiye umugisha televiziyo ubwayo, iterambere ryayo, izina ryawe rihimbazwe. Urakoze rero Mana, duhana umugisha n'abandi, ubarinde iki cyumweru cyose. Umunsi w'ejo ni umunsi w'amateraniro mu isi hose, hafi ya benshi. Ndagusaba ngo buri torero aho riri urihereze umugisha, kandi ubahereze umunezero wo kugira iteraniro ryo kunezera, guhura no niyo mpamvu habayeho ihuriro, kugira ngo buri wese ashimishe undi cyangwa umwe yigire ku munezero w'undi. Nicyo gisobanuro cyo guterana kw'ejo. Ndagusabye ngo buri teraniro rizabe rizuzuzwa umunezero n'umwuka wera, natwe uzatugirire neza aho tuzaba turi hariya Kayonza. Mu izina rya Yesu, uzahereze umugisha buri wese uzaza mu iteraniro, kugira ngo yongere avomerere roho ye, yongere anezeze umutima we. Urakoze, icyubahiro n'ishimwe n'ibyawe ndasenze kandi nizeye, mbyambaje ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Ikiganiro nakagaruka, nababwiye ko ari buri wa gatandatu saa 11:30 kugeza saa 12:30. Hanyuma umwigisha ni njyewe, uretse abatumirwa nzajya ntumira, ni Karemera James. Itorero ni ririya mpagarariye mu Rwanda, DNPC, Disciple National Pentecostal Church. Hanyuma abatekinisiye bacu, Imana ibahe umugisha, nimba babacishirizaho ya ndirimbo amasegonda 2 cyangwa 3 ku bari bayisabye. Shalom shalom, Imana ibahe umugisha. Tuzongera gusubira ku wa gatandatu.